ukwiye gusobanurira abana bawe ati rero nyamuneka aya makosa ntimuzayakore, iri kosa namwe ryambayeho niyo mpamvu mureba mbayeho gutya, ukanemera kandi ukababwira ati rero ubu buzima mbayemo ntago ari bwo nifuzaga, dore ubuzima nifuzaga n'ubu ngubu, ariko naje gukurangara nkora iri kosa. Banyoherezaga kwiga nkajya kwiragirira ihene, banyohereza kwiga nkicira mu gasantere nkigurira ibigori, nkigurira ibisheke, nkiriraho kujya kwiga. Mu gihe abandi bakuzaga mu mutwe, njye nakuzaga umubiri gusa. Ugasobanurira abana bawe bakabimenya ko ari cyo kintu cyatumye utagera ahantu wifuzaga. Noneho ukaba wabasha no kuba open, ukabagira inama nziza za nyazo zo kubamenyesha, ukababwira ati rero namwe ntimukwiye kuzakora aya makosa, nimutiga dore ingaruka zizabageraho. Murakaza neza kuri Njye Nawe TV. Muraho neza, muraho bakunzi banjye Nawe TV, reka nizere ko aho muherereye hose mumeze neza. Nanjye hano muri studio zanjye Nawe TV murabona ko ewana mpagaze bwuma, meze neza cyane, ndashima Imana. Reka mbabwire ngo rero ibyo murimo mukora byose Imana ibafashe bibatunganire, kandi murabizi neza ko rimwe na rimwe hari igihe bitagenda neza, ariko nanone biba biri mu mugambi w'Imana. Niyo mpamvu rero tuba tudagomba gucomplaining, ahubwo dukora ibiri mu mbaraga zacu. Uyu munsi rero mbahaye ikaze ku kabando k'iminsi, aho tugiye kurebera hamwe isomo rikomeye cyane. Niba uri umubyeyi, niba wenda gushinga urugo, wenda kuba papa cyangwa mama, iri somo rirakureba cyane kurusha abandi bantu bose. Tugiye kurebera hamwe ibintu ndabona bigera kuri 4, ibintu 4 by'amakosa ugomba kwirinda mu muryango wawe, kugira ngo umuryango wawe uzatere imbere, kugira ngo abana bawe bazakure neza, hari abana bashimwa n'abantu, bashimwa n'Imana, hari n'abana kandi bashobora gutera imbere bakiteza imbere bo ubwabo, bagateza imbere umuryango wabo, bagateza n'imbere igihugu cyabo. Hano kuri Njye Nawe TV murabizi neza ko amasomo nakagaruka, ariko ibintu by'ingenzi duhoraho twibandaho no kugira ngo dufashe societe nyarwanda igira ababyeyi beza, igira abana beza bashobora kuba ari abantu bazazana ryaterambere wifuza mu muryango wawe. So tudatinze rero, ikintu cya mbere ngiki, niba ubayeho ukora ibintu bidashimishije, biragoranye ko abana bawe bazagira iterambere bageraho. Dore impamvu rero bikomeye n'iyi ngiyi. Ubundi akenshi abana bigira ku babyeyi, ni ukuvuga wowe mubyeyi, wowe papa cyangwa mama, ni wowe nshuti ya mbere umwana wawe afite. Ni ukuvuga rero hari ikintu ukora kikwinjiriza amafaranga mu rugo, kizana iterambere mu rugo, nicyo kintu umwana akenshi areberaho, akigiraho uburyo bagikora, akigiraho uburyo bitwara. Ni handi uzasanga umwana afite discipline, ariko ukabona yikura ku babyeyi be, ukabona ababyeyi be kuntu bitwara neza, nawe niko yitwara neza. Ariko se niba akazi ukora wenda ari umwuga wo kwicuruza w'uburaya, nta buryo na bumwe ushobora kwitwara ngo umukobwa wawe azakurebereho, ngo azakwigireho. Ariko nureba opposite, niba undi mubyeyi ari mwarimu, umwana we azamwigiraho ibintu byinshi. Ikintu cya mbere ashobora kumwigiraho ni ukugendera ku gihe. Mwarimu ntabwo ashobora gukererwa, agomba kubyuka kare akagera ku ishuri agatangayo abanyeshuri. Umwana wawe nawe azakwigiraho kubyuka kare, akamenya kubyuka, ukitegura, ugashyira ibintu byawe ku murongo, warangiza ukajya ku kazi. Ubwo umwana wawe tayari arimo ariga. Mu gihe wa wundi ukora akazi kadashimishije, niyo ageze mu rugo ntagatinyuka kuvuga ikintu akora, nta nubwo atinyuka kubwira abana ahantu amafaranga aturuka. Bivuze ngo nta kintu bamwigiraho na kimwe, ahubwo niyo agiye kubikora arihisha kugira ngo batamubona. Aho ngaho rero nta ngeso nziza uba uri kwanduza umwana. Ariko ubundi umubyeyi agomba kuba ari wa mubyeyi wanduza ingeso nziza umwana, nawe akazikurana. Muri Bibiliya murabizi neza ko havuga ngo toza inzira umwana azanyuramo akiri mutoya, azarinda asaza akiyinyuramo. None wowe uri umubyeyi, umwana wawe aracyari mutoya, ibintu ukora byose ntibishimishije, bivuze ngo nta nzira umutoza. Ariko iyo umutoza inzira nziza, ni hahandi umwana akura bakavuga ati ataka kana ko kazi ubwenge kurusha imyaka gafite. Biba bivuze ngo umwana wawe yakwigiyeho ibintu byinshi, niyo bitaba bijyanye n'akazi, ariko hari ingeso nziza ziva mu kazi ukora. Niba uri umucuruzi, barabizi neza ko gusesagura ntago ari ibintu byawe.
iyo ugeze mu rugo urababwira ati rero mwana, ati ndi gukora ibi n'ibi, ubwo rero mwitonde, turarya gutya na gutya kubera ko hari ahantu nshaka gushyira amafaranga. Tayari ubwo umwana yakuranye ya ngeso nziza yo kuvuga ngo kugira ngo amafaranga uyakoreshe nuko aba abasha kubyara ayandi. Ubwo umwana akuranye iyo ngeso nziza. Ariko se niba uri umujura, uzabwira umwana ko wibase? Biragoranye ko wabivuga. Uzaba ujya kwiba wihishe, nutaha uceceke, nta muntu uzamenya ko nta mwana wawe uzamenya ahantu wakuye amafaranga. So urumva ko icyo ni ikintu cy'ingenzi tugomba kwirinda. Nk'umubyeyi rero ntugakore ikosa ryo kumva ko hari uburyo bubi ushobora kubaho kandi ukagira ngo hari icyo bizafasha umwana. Nubaho nabi gutyo kubera ko umwana atize kurinda bwa butunzi wagezeho, n'ubundi byose bizashira nk'umuyonga kubera ko nta gisekuru cyawe kizabikurikiza, ntacyo abana bawe bakwigiraho, nta n'urugero rwiza ubaha ngo wenda bazakura baza abantu mukorana, ngo bazakura baza ahantu ujya gukorera ngo nabo bazaba baguherekeza bajye ku kazi barebe ukuntu akazi gakorwa. Ariko urabizi neza ko niba uri umubaji, umwana wawe ashobora kuza kuri atelier agatangira kumenya gufata urukezo, agatangira kumenya gukata imbaho, gutera umuseno, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko se wowe niba uri umujura, umwana wawe azakwigiraho iki? Kuba umujura, ingeso zirandura. Niba ukora ibintu bibi, menya ko n'umwana wawe tayari kubikora byoroshye kurusha uko yakora ibintu byiza. Baravuga ngo pome ntago igwa kure y'igiti, ariko n'ubundi twabireba mu buryo busanzwe. Ntago urubuto niba ari avoka ntago yajya kugwa munsi y'ipapayi, ahubwo izagwa munsi y'igiti cy'avoka. Muri ubwo buryo rero, niba umwana wawe abona uri umujura, nawe azaba umujura. Niba abona uri umutekamitwe, nawe azaba umutekamutwe, kuko biroroshye, kuko nibyo akwigiraho. So iryo kosa turyirinde babyeyi, turyirinde. Ni mwebwe ndi kubwira. Anyways, niba ari ubwa mbere urebye iki kiganiro ukaba wakunze inyigisho ziri muri iki kiganiro, nturangize udakoze subscribe. Ubwo ni ubufasha uduhereza hano kuri Njye Nawe TV, ubundi tugakomeza. Okay, ikintu cya kabiri rero, nyamuneka niba uzi ko uri wa muntu ubeshejweho na bene wanyu, uri wa muntu ubeshejweho n'abandi, menya ko urimo uragwingiza abana bawe mu mutwe. Abana bawe rwose barimo baragwingira, barangiye nta n'ikintu bazigezaho. Dore impamvu ngo ni iyihe rero? Ni ukubera ko burya iyo ubeshejweho n'abandi bantu, abana bawe bakura bazi ko hari ubundi buryo umuntu ashobora kubaho bitamusabye ko akora cyane. Kandi nawe ibyo ngibyo bishobora kuba ari ibintu byavuye kuri bene wanyu nanone, cyangwa ababyeyi bawe. Ariko ntago ari ngombwa ngo ikosa ryabaye mu buzima bwawe ryongere ryisubiremo, kubera ko niryisubiramo bivuze ngo urimo urahereza abana bawe nawe icyo bazakurikiza babaho. Nababwiye ngo ingeso irandura. Abana nibakura batazi gukora, biragoranye ko hari ikintu baziga bamaze kuba bakuru. Niba wicara ukavuga ngo rero bananga inzara iratwishe, ngo reka tujye kwa anko cyangwa kwa anti, nabo bazakura bazi ko hari ukuntu umuntu abaho avuye kwa anti no kwa anko. Ariko se urakeka neza ko abo bantu bose bagufasha nabo bafite ubuzima bwabo? Iyo bigenze nabi se bigenda gute? Urasafaringa, urababara nk'umuryango. Rero ntabwo ukwiye gutuma abana bawe bakurira muri situation yo kumva ko kubaho bazabeshwaho n'abandi bantu, ahubwo bakwiye gukura bazi ko kubaho bazabaho bishakamo ibisubizo. Ubwo ni bwo buryo bwonyine ushobora kurera abana bawe bakazakura bazi ko umuntu abaho yakoze, umuntu atabeshwaho n'abandi gusa, ahubwo abeshwaho n'imirimo y'amaboko ye. Kandi murabizi neza ko Imana nayo iha umugisha imirimo y'amaboko yacu. Ni ukuvuga ngo iyo dukoze n'Imana iradushyigikira. Ibyo ngibyo rero nibyo bintu ukwiye gukuza abana bawe ubatoza. So reka twigire ku kintu cya gatatu. Icyo kintu cya gatatu kiravuga ngo iki? Ntugahishe amakosa wakoze abana bawe. Dore impamvu rero, hari ukuntu umubyeyi ajya muri situation mbi cyane, agashaka ko abana batayibona, agahora ababwira ati no, ntago byagenze neza nyine, ariko akanga kubabwira amakosa yakoze. Ariko burya ntago uzi neza ko ni we mwarimu mwiza wa mbere ushobora kwigisha abana bawe. Niba hari amakosa wakoze ukabona ko yakugizeho ingaruka zikomeye, ukwiye gusobanurira abana bawe ati rero nyamuneka
aya makosa ntimuzayakore, iri kosa namwe ryambayeho, niyo mpamvu mureba mbayeho gutya, ukanemera kandi ukababwira ati rero ubu buzima mbayemo ntago ari bwo nifuzaga, dore ubuzima nifuzaga n'ubu ngubu, ariko naje gukurangara nkora iri kosa. Banyoherezaga kwiga nkajya kwiragirira ihene, banyohereza kwiga nkicira mu gasantere, nkigurira ibigori, nkigurira ibisheke, nkiriraho kujya kwiga. Mu gihe abandi bakuzaga mu mutwe, njye nakuzaga umubiri gusa. Ugasobanurira abana bawe bakabimenya ko ari cyo kintu cyatumye utagera ahantu wifuzaga. Noneho ukaba wabasha no kuba open, ukabagira inama nziza za nyazo zo kubamenyesha, ukababwira ati rero namwe ntimukwiye kuzakora aya makosa, nimutiga dore ingaruka zizabageraho. Nushaka ubabera urugero rwiza, bajye bavuga ati papa rero yabayeho gutya kubera yanze kujya kwiga, yabayeho gutya kubera yagiye mu businzi. Nta bantu uzi se basinda bakagera mu myaka 50 bakiri abasinzi, ariko ku myaka 60 ugasanga inzoga zivuyeho, ugasanga atangiye n'urugendo rw'iterambere, nibwo agitangira ku myaka 60. Aho ngaho rero bibaho. Ariko niba warahuye n'ibyago ukajya muri situation nk'iyo ngiyo, ni byiza ko wasobanurira umwana nawe akabimenya impamvu, ukamubwira ati rero umwana wanjye nakijijwe bitinze, ariko ni byiza ukijijwe hakiri kare, ibyo nagezeho wazabikuba 2 cyangwa 3. Ibyo ngibyo ni ibintu bishoboka cyane. Ariko numubeshya beshya ukajya umubwira, hari ababyeyi babwira abana babo ngo niko Imana yabishatse. Ntago Imana yigeze ishaka kukena, ntago Imana yashaka ibintu nk'ibyo. Kurema umuntu birakomeye cyane ku buryo Imana itakurema gitume upfapfana gutyo gusa. Ahubwo niba ugize amahirwe ukamenya ko hari amakosa wakoze, nyamuneka sobanurira abana bawe, hatazagira ujya mu ikosa nk'iryo ngiryo nawe akajya kwisama yasandaye, nk'uko bishobora kuba byaratubayeho abenshi. Ntihari igihe se tubaho twicuza tuvuga ati shati iyo mbimenya, kuki ushaka kurinda umwana wawe, kuki ushaka kutamubwira ayo makosa wakoze atuma uhora wicuza ngo iyo mbimenya. Ibaze noneho uyamubwiye ukamusobanura ati rero nyamuneka nawe utazigira wicuza nkanjye. Umwana se urumva atabaho neza kukurusha? Ibyo utagezeho akaba yabikuba 2 cyangwa 3 cyangwa 4. So urumva ko iryo ngiryo ni kosa tugomba kwirinda. Nyamuneka gisobanurira abana bawe situation wabayemo, ibyo waciyemo, n'ibyatumye ugera aho ugeze, n'ibyakubujije kugera ahandi wifuzaga mu buzima bwawe. So irindi kosa rero rya 4 ari naryo rya nyuma, ni kosa naryo rikomeye cyane. Ni ukubaho mu muryango utagira intego. Hari abantu babaho mu muryango wabo ari bwakeye, bwiriwe, bwaramutse, ni ibyo ngibyo gusa. Bakabyuka ukabona buri wese agiye mu kazi, nimugoroba bakagaruka, bagakomeza gutyo gusa. Nta gusobanurira abana ati rero muri iyi minsi turashaka kugera kuri iki, muri iyi minsi iri imbere tuzaba dufite iki ngiki, muri iyi iri imbere tuzaba dufite iki ngiki. Aho ngaho rero ni hahandi abana ntago bakura bazi ko umuntu agira intego. Bakura bazi ko ubuzima nyine bumeze nko kugenda mu mazi. Urabona ifi iri mu mazi, ijya ishaka ikagaruka igasubirayo kumeza, cyangwa umeze nk'akantu kari gutwagwa n'umuyaga gusa. Umuyaga wahuha werekeza amajyaruguru kakazamuka, wamanuka amajyepfo kakamanuka, bigakomeza gutyo gusa. Umwana rero nakurira mu muryango umeze gutyo, biragoye ko nawe umunsi umwe azafata icyemezo akavuga ati ariko urabizi, reka nigomwe aka kantu kugira ngo nzagere kuri iri terambere. Hahandi umwana azakubwira ati, hahandi umwana adashobora kwifatira icyemezo akavuga ati rero nubwo kwiga bikomeye, reka nihangane ngume mu ishuri kubera ko ari byo bizatuma ntera imbere. Reka nihangane njye kwiga ntariye kugira ngo mfate amasomo yanjye neza, ku buryo nshobora kuzimuka iki gihembwe, nkimuka muri uyu mwaka, ubundi nkamera neza cyane nanjye nindangiza kwiga. Ariko umwana nabazi ko nta ntego, nta buryo na bumwe umuntu afata intego. Umwana se urumva aziga afite iyihe ntego niba ari umunyeshuri? Niba atangiye akazi se urumva azamenya gusevinga gute? Ko umuntu kugira ngo asevinga ari ukwigomwa, kandi kutakigomwa ikintu nta ntego ushaka kugeraho, urumva ko n'iryo ngiryo ni ikosa. Rero ntugahatire abana ngo rero ngo muzige muzagera kuri ibi, ngo muzakora ibi muzagera kuri ibi, muzabika amafaranga muzagera kuri ibi. Wowe mubyeyi, papa na mama, ni uruhe rugero rwiza muri guhereza abana banyu? Mwebwe nta ntego mugira mu muryango, ariko ushaka ko umwana agira intego, bizagenda gute se?
intego kandi ni intego zoroshye cyane, hari n'intego ziba ari ntoya cyane. Ushobora kuvuga ati rero mwihangane uyu munsi tugiye kurya gutya muri uku kwezi kugira ngo dushyire udufaranga ku ruhande tuzagure matora yanyu. Abana bakumva ko impamvu iki kintu kiri kubaho gutya, impamvu batari kurya umugati mu gitondo, nuko nyuma y'ukwezi bazabona matora yo kuryamaho bakajya baryama neza. Aho ngaho umwana azakura azi ko iyo ushaka ikintu hari akantu wigomwa kagatuma cya kintu kigeraho. Hahandi ashobora kujya kwiga yaburaye, hahandi ashobora kujya kwiga yambaye inkweto zishaje, ariko akaba azi ko uhari umunsi azazigurira. Ibyo ari gukora bizatuma agera ku kindi kintu cyiza. Ibyo ngibyo rero ni ibintu ugomba gutoza umwana nk'umuryango wawe. So aya makosa ne babyeyi nituyirinda, imiryango yacu izarushaho kubaho neza, tuzarushaho kurera abana bafite ubuzima bwabo kandi ari ubuzima bufite intego. So murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka nkubwire ngo niba utarakora subscribe ukaba ugeze kuri uyu munota, iki ni igihe cyiza cyo gukora subscribe. Murakoze cyane, ni Amani Ngwanyu nk'ibisanzwe.